ariko mu ijuru hari umunezero w'iteka ryose. Ako kantu urumva nicyo bita agahenda abana. Muri kiriya gitabo cya Bibiliya ndetse no mu bindi bitabo abantu no mu ndirimbo zimwe amadini agira batubwira ko nta gakondo dufite muri iyi si. Urumva? Ngo nta gakondo dufite muri iyi si, gakondo yacu iri mu ijuru. Urumva? Buriya bera kwari ukugira ngo tudakorera ibihugu byacu, tutabikorera ngo bitere imbere. Kukubwira ko mu ijuru bazambara imyenda bakambara ibishura byera, kukwiba ni ibintu byoroshye. Ijuru umukire yarigezemo. Twongeye kubasuza mwebwe mwese mudukurikira 5x5, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'Iburasirazuba, namwe muri hanze y'igihugu turabasuje. Twongeye kubaha ikaze. Nkuko bisanzwe ndi kumwe na mushakashatsi Mwimenyamana n'umucaramateka. Ndakwakiriye kuri Fumba Connect. Naramutse neza. Yego. Murakoze. Mumeze mute? Tumeze neza. Ubwashize twaganiriye ku gitabo cyitwa Bibiliya. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijuru. Abantu bashaka kwibaza ese koko ijuru ribaho cyangwa ni inkuru abantu bihimbira. Uyu munsi rero kuri Fumba Connect turi kumwe nawe, ntago ngo ubyemera na gato, ariko ufite impamvu. Nizihe mpamvu? Murakoze cyane. Nanjye nongeye gusuhuza abadukurikira uburyo tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye icyigisho kigendana n'icyo bita igihugu cy'ijuru. Ariko nkuko tujya tusa nkaho tubamenyereza no kugira ngo mumenye n'umuco wacu uburyo wari umeze. Bagira ngo twongere duse nkaho tunyura mu kimeze nk'isengesho. Ugiye kujya kudusengera? Isengesho nyarwanda. Yego. Nabyo ari mu ijuru nyarwanda. Ngo niko twari duseka kera nyine igihe cyose abanyarwanda bateranye bari hamwe, yego, bafite intego n'umugambi icyo bashaka kugeraho, yego, basaga nkaho babanza kwishyira mu Mana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda ibane nabo. Yego. Bakagira bati sekasega gasani k'i Rwanda, rusekera ubwubwe neza, rusendereza amahoro n'amahe, rutsindira ubukenya n'ubugingo buke, rutsindira ubusame n'ubusharire, rutsindira icyago n'icyaganya, rutsindire nyamunsi n'intumwa yayo, rutsindire umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uturuka ishyanga, tukarangiza tuvuga tuti garika ibiganza utugabe rugaba maze twishyuke mu Rwanda umwe. Hanyuma tukavuga tuti Imana y'u Rwanda ibane nawe. Ubwo ni nkuko twavuga ngo amen. Basubizaga ngo iki? Basubizaga ngo iki? Imana y'u Rwanda ibane nawe. Gusa bigahita birangira. Kuko buriya ngo amen nayo ni ishishurano cy'abera. Burya amen ubundi byanya byo bivuga ngo biva ku ijambo amuna. Ry'abanyafurika babo muri Kemeti nyine. Amuna. Ariko kumva savuga ngo ntabwo ari byo. Amuna ivuga iki? None amen ubundi iyo ugiye muri cya gihangano cya Bibiliya, ijambo amen ni izina ry'Imana. Kuko muri Bibiliya mu byahishura niho havuga ngo uwita amen umugabo wo guhamya wo gukiranuka. Wabyumvishe? Uwita amen umugabo wo guhamya wo gukiranuka. Urumva rero iryo jambo ni izina ry'Imana yavugwaga muri Bibiliya, ariko abantu batubwira turagira ngo amen ngo bibe bityo. Ntago ari igihano cyo gisobanura. Murakoze rero. Uyu munsi rero abadukurikiye twagiye tubona twabagejeje ibyigisho bitandukanye, tubabwira Imana ni iki, ese Imana iriho, ese ntayiriho, ese ifatwa gute n'abantu bayizaniwe, ese abayizanye bo bari bagamije iki. Dukomeza tugira kuri Satani n'abadayimoni. Mwarabisobanukiwe uburyo Satani ari igihangano batuzanye cyo kudutera ubwoba ngo tubone uburyo duhungira mu nsengero batwibe. Twabonye kuri Yesu yigaruriye isi n'imitima ya benshi, ahubwo dusanga Yesu nawe hari Yesu wanyawe na Yesu w'umuhimbano. Kuko dusanga Yesu wanyawe dusanga
mu myaka myinshi abera batarazana ubukoroni cyangwa ubukristo twari dusanzwe tubufite n'iwacu mu Rwanda. Yego. Ariko ukuri kuko nayo yarivugiye ngo muri Bibiliya barabidusomera ngo ni ingenzira ukuri n'ubugingo. Bivuze ngo Yesu rero ni ukuri. Ukuri rero niko babatije Yesu i Nazareti. Nuvuga ngo na mbere twatumufite n'ubundi. Twabibonye usanga twebanyarwa twari dufite ukuri, twari tumusanga cyane. Ari byo twasanze ari ubunyangamugayo n'ubupfu. Bivuze ngo Yesu twari tumufite rero bataramutuzanira. Twabonye Bibiliya yo gitabo kirindagiza myumvire, kuko Bibiliya gitabo abantu barindagiramo mu buryo bukomeye cyane, ariko abenshi bagifata nk'ijambo ry'Imana. Ibyo twarabibonye. Ubwo rero twasanze tutareka icyo bita igihugu cy'ijuru. Niyo mpamvu twabateguriye kuri icyo cyigisho cy'ijuru. Abantu benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi bakora neza, bahatana, bagerageza uburyo bakwitwara, bavuga bati tuzajya mu ijuru. Ibyo rero icyo gihugu cyitwa ijuru, tugiye kureba uburyo ese ijuru ririho cyangwa ntaririho. Ese niba ririho riherereye he? Ririhe? Ese niba ntaririho ikiriho ni iki? K'abantu ubona bavunika bagahatana mu isi, bakabira icyuya, bagakogeza gukora neza, bazajye mu ijuru. Mu ijuru ngo hariyo ngo amazu yubakishije zahabu n'imihanda. Icyo ni igihangano cy'umwera rero. Igihangano cy'umwera. Tugiye gutangira tureba uburyo Bibiliya icyo gihugu cy'ijuru yakivuzeho. Bakatuhere mu gihe kuri wa Yesu twabonye mu kubaho kwe, kuvuka kwe, kubaho kwe, kujya mu ijuru kwe, kuzagaruka. Igihe nyuma y'umuzuko we, ubwo yasezeraga ku ntumwa, biranditswe Bibiliya ngo yarazamutse, babona arenze mu bicu. Ngo nuko abamarayika baraza bati uko mumubonye azamuka rero nako azagaruka aze kubatwara. Ati cyakora ntabasize nk'imfubyi, mbohereje umwuka wera, azabana namwe abafashe. Urumva? Aho rero niho byahereye iby'ijuru. Iyo ngiyo Yesu batubwira ko ngo yazamutse abantu bamureba ku manywa y'ihanga arenga mu bicu. Icyo ni igihangano, igihimbano. Nta Yesu wagiye mu ijuru, nabibabwiye. Uzanagaruka agaragara hejuru, impanda zikavuga, nta bihari rwose. Ni uduhenda abana, ni tekinike zabera n'abakoroni mu buryo bari batugendereye kutwiba no kutwigarurira, no gushira no nayanzira y'ubucakara mbega. Nanone ariko ubwo nyirabayazana w'iryo juru, icyo gihugu cyitwa ijuru, ni umufilozofe witwa Mutagatifu Anselme. Abazajya bajya ku rutonde rw'abatagatifu muzamubona. Mutagatifu Anselme burya abafilozofe nyine tuzi ko ni umuntu w'umuhanga. Ni umuntu w'umuhanga uvumbura, utandukanye n'abandi, akaba yaforuma ikintu sosiyete igenderaho. Ngo yaratekereje nk'umuhanga, arareba asanga ku isi buri shyanga ryose hari imbaraga abantu biringira ibari hejuru, ibarenzeho. Uri kubyumva? Noneho afata iyo mitekerereze irenze ku abantu bose babumva ibarenze, iri hejuru. None aravuga ati none se iki kintu cy'imbaraga umuntu wese yiyumvamo kimuri hejuru, kimurenze, ni gute umuntu atakigenera, atagishakira ahantu kiba, naho kibarizwa, naho umuntu yagisanga. Nibwo gukorera rero avuga ati reka noneho ngaragaze ko hari ahantu izi mbaraga ziri hejuru, zitwe abantu bita Imana, hari ahantu ziba. Igihugu cyitwa ijuru. Nibwo yahise akiriya igihugu cyitwa ijuru, akiremera asa nkaho aragishushanya nka guverinoma. Imana, abamarayika, ingabo, ibitabo bandikamo abakoze neza n'abakoze nabi. Bagiye batwereka amashusho menshi. Hari abamarayika bafite ikaramu y'ibaba bandikisha. Njya numva ngo hari igitabo cy'ubugingo, igitabo cy'urupfu, igitabo cy'imirimo myiza. Batubwira ko hari imihanda y'izahabu, uruzi rw'ubugingo rutembera muri icyo gihugu, ibiti byera imbuto, indabyo nziza z'amoko yose. Urumva afata bwa buzima bw'igihugu cyo mu isi cyiza, kimeze neza, gitoshye, nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo akayaga keza n'ibiti byiza n'indabyo na klima nziza.
noneho asa nk'aho iryo juru nk'umuntu nyine arashushanya gikereya nk'ikindi gihugu cyo mu isi kibayeho nyine uri kubyumva aragikereya aracyemeza uburyo kizagiteye n'iki ariko akigaragaza ko kiri ku wundi mugabane utari ku isi kuko abahanga bagaragaza ko hariho amasi miliyari 100 urazira nyenyeri ukwezi izuba iki na yandi masi ariko twe tuzi kama ari 9 ariko abantu barabona ari amasi ya Venus Mars Neptune nyine n'isi yacu ubundi bigira nko ku 10 nko ku 8 gutyo bisa nk'abana ari byo bakunze kumenya ariko abahanga bagaragaza ko hariho amasi miliyari 100 kuko nazira nyenyeri na yandi atuyeho n'abantu huya umuntu ubundi abakuri ino si ifatika cyangwa n'ibindi biremwa n'ibindi biremwa biriyo by'umwuka bidafatika zindi mbaraga mbere n'ibindi tumva ngo ama-aliens ari abanyamerika bakunda kugaragaza ko ateye ukwayo n'iki amasi ni menshi cyane yego noneho nawe aravuga ati muri ayo masi arenga miliyari 100 ngaragaze ko harimo n'igihugu cyitwa ijuru noneho ibyo abantu batabonaga mu isi mu kubaho kwabo noneho tubereke ko hari ahandi hantu bazabisanga barabyandika muri Bibiliya mu gitabo cyabo twabonye kirindagiza abantu mu gihe abantu bazi ko ari igitabo cyiza cyavuye ku Mana kibaho ibisubizo barivugamo bararikereya n'iki uri kumva noneho barabituzanira muri ibyo bitabo baza kubitwigisha ko abantu nibakora neza bakagira ubuzima bakabana amahoro bakizera Imana naye n'umwana yatumye ari Yesu Kristo ko abazakora neza gutyo bazajya muri iryo juru bazahembwa ijuru ubu abantu benshi bahatana mu isi no mu Rwanda rwacu bakora bitanga bagira neza ati nibura nzabona ijuru ziyandikishe mu gitabo cy'ubugingo ariko se koko icyo gihugu kuko kirahari urumva dusobanurire nyine ni ikibazo abantu bose ushaka kwibaza bibaza noneho tugiye guhita tunareba ese kuva abantu baremwe duhereye kuri Adamu na Eva twabwiwe nubwo nabyo ari igihangano ko twasanze umuntu wa mbere yararemewe muri Afurika muri East Africa igikanga kimaze imyaka myinshi cyane cyavumbuye muri East Africa muri Tanzania bigaragara ko uwo niwe wakavuze ngo Adamu yaremewe muri Tanzania twavuga ko ni nk'abo wakabundi niwe wakamushakiye bavuga ko umuntu wa mbere umaze igihe kuruta abandi yavumbuye muri East Africa muri Tanzania Edeni yari muri Tanzania Edeni nkuko twayibonye ifata igice kimwe cya East Africa muri Afurika na za Misiri na Sudani kuzamuka muri Aziya burasirazuba bwa Aziya nayo ikagerayo cyari igice kinini nabwo kandi tugisobanura dukurikije ya migezi bavuze yari izengutse ngo bya Edeni ubwo rero icyo gihugu rero urukumva niho tureba dusanga abantu mu kuremwa mu by'ukuri ntago abantu bigize babyirwa ijoro niho hano abantu bakuriye gukurikira barebere ariko kuva igihe cya Adamu za nkuru zo muri Bibiliya batubwira Adamu na Eva n'urubyaro rwabo Gahini na Abeli ba Metusela ba Seti bande bose babakurikiyeho mu buzima bwabo bushoboka tukazamuka tukagera mu gihe cy'Abisiraheli cy'Abaheburayo bimwe bajya mu Egiputa no kuzavayo bajya i Kanani nta juru tubona aho hantu nta juru abo bantu bigishijwe igihugu cyitwa ijuru ahubwo igihugu cyitwa ijuru cyigishijwe mu myaka ya vuba ya nyuma ubwo mutagatifu ngo Anselme mu bufilozofi bwe nyine mu buhanga bwe yakivumbura agishyiraho icyo gitekerezo cyitwa igihugu cyitwa ijuru kiba igitekerezo ariko bakabitwereka nk'igihugu gihari kiri ahantu tuzajyamo kirimo ubuzima bwose barabyandika mu bitabo barabituzanira barabitwigisha ko ari igihugu cyitwa ijuru biranafata pe abantu bazi ko ari igihugu cyitwa ijuru bazajyamo ariko tubonye amateka yo kuremwa kubaho k'umuntu kuva icyo gihe umuntu akiremwa kuzamuka igihe cya Nowa batubwira ngo habaye umwuzure kuzamuka igihe cy'Abaheburayo bajya mu Egiputa igihe cya Yesu mbere ya Yesu
nta gihugu cyitwa ijuru abantu bahazi bigisha, ahubwo igihugu cyitwa ijuru twakibwiye ku bw'isezerano rishya. Za tekinike nyine aho baza n'isezerano rishya batubwira ibya Yesu nyine, kuko Yesu nyine bari bamaze kumukereya n'ukuntu ukubaho kwe no kuzuka kwe no kujya mu ijuru kwe no icyo gihugu cyagaragariye. Mu by'ukuri niyo tugiye mu muco wacu wa kinyarwanda, hari imvuga abanyarwanda dukunda gukoresha, aho abazungu abera batuzaniye ijuru bakaritubwira, abanyarwanda bo bararebye basanga ni ikinyoma pe. Ahubwo umunyarwanda aravuga ngo ijuru umukire yarigezemo. Kumva umukire yarigezemo kuko ari abayeho neza. Kuko uburyo batwigishije ijuru batubwiye ko ari ahantu tuzajya tukishima tukanezerwa, tukabona ibisubizo byose bishoboka. Ni ukuvuga ngo definisiyo y'ijuru ni umunezero. Urumva aho hantu, uretse ko nyine muri za tekinike z'abera no kuturindagiza muri cya gitabo bakwereka ko n'ababwirizabutumwa bw'iryo juru n'iki barakubwira ngo nubwo mu isi waba uri umukire, ufite imodoka, ufite ibintu, ufite abantu, ufite abagaragu, ufite abaja n'imitungo, ariko ibyo ni umunezero w'akanya gato ushira. Ariko mu ijuru hari umunezero w'iteka ryose. Ako kantu urumva nicyo bita agahenda abana. Bakubwira ko hari ahantu abantu bazishima by'iteka ryose, ukumva ko wa mugani muri iyi si nta munezero wo muri iyi si n'iki, ariko mu by'ukuri definisiyo y'ijuru ni umunezero. Niyo mpamvu burya iyo umuntu afite buri kimwe cyose mu buzima bwe bwa buri munsi, utarwaye, ufite icyo kurya, ubona mu mbega ufite ubuzima bwose ubayeho neza, nk'ibyo twita kubaho neza, icyo turaza kukibona. Kuko niba ari ryo juru, cyangwa se reka tubanze turebe ijuru ry'irihangano batubeshye, twabeshywe na Mutagatifu Anseri. Ararikereya, rirandikwa, riravugwa, urumva, kugeza ubwo icyo kintu kose kigize imbaraga mu buryo bukomeye cyane, ku buryo abantu bubirwa barindagizwa, bamburwa imitungo yabo, bakwa amafaranga mu nsengero, babeshywa ko bazajya mu ijuru, ndetse ko nibyo bahombye ari abantu babuze, ari imitungo babuze, Imana izabavunjira ikabibaha bageze mu ijuru. ngo abakene mu mitima, ngo hahirwa umukene mu mutima, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavu, hahirwa abarenganyirizwa Imana. Namwe mwumve muri Matayo ukuntu batubwiye, abashavura, abarenganywa, abakene mu mitima. Nubwo rega batwereka ngo si mu bigaragara ngo ni mu mutima, ariko umuntu wakennye mu mutima no mu bigaragara abakennye. Kuko ubanza gukena, niba ukuntu abera ari abagome, ubanza gukena mu bitekerezo. Umuntu amaze kubanza gukena mu bitekerezo rero aba yarangiye, no mu bigaragara nta kintu agira. Noneho bose ngo barahirwa, irahirwa ni ikibombe giteye ubwoba, ariko abantu bayikunda kubimata 5 hahirwa. Abakene mu mitima yabo, abashavura, abarenganyirizwa Imana, byaye kuko aribo bazaragwa ijuru, ubwami bw'ijuru. Noneho nyamara wa Yesu babeshyera byinshi, urebe ukuntu Bibiliya koko yagiye ducanga ikanaturindagiza. Hari ahantu yavuze, bamubajije ngo Yesu, ngo tubwire ngo ubwami bw'Imana ngo buzaza ryari? Arababwira ngo mwitekeza ko hari ubundi bwami bw'Imana buzaza, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Urumva icyo kintu? Kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Ubwo ni ukuvuga ngo cya gihugu cyitwa ijuru ubwe yaranyujijemo akarongo, nta gihari, ubwo igisubizo yabahaye. ubwami bw'Imana buri hagati mwami tubwire ubwami bw'Imana buzaza ryari? Kuko bari barigishijwe babwirwa ko hari igihe kizagera ibintu bigahinduka, imperuka ikaba, ibimenyetso icyo bita ibimenyetso by'ibihe. Ariko ibimenyetso by'ibihe iyo tubwiye ngo hazabaho intambara, hazabaho inzara, hazabaho ibiki byose, nta gihe bitabaye imyaka ibihumbi. Inzara zabayeho ziteye ubwoba, indwara z'ibyorezo zabayeho, n'ubu ziracyabaho. Iyaba ari abajya mu ijuru byari kuba byaraso, kuko hari indwara z'ibyorezo ndetse n'intambara ziteye ubwoba zabayeho zirenze imyaka myinshi, zirenze ibiri kuba ubu ngubu. Ariko Yesu ntiyaje ngo abatware muri iryo juru. Nawe arababwira ati rero
mwitegereza ko hari ubundi bwami buzaza kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Bivuze ngo rero hari ikintu cyitwa ijuru kitari rya rindi batubeshye. Ndikumva hari ikintu cyitwa ijuru kitari rya rindi batubeshye. Uwo mufilozofi yatubeshye yakereye nyine araritaka arishushanya bararitwandikira ari nabwo twirwa nyine dutegereje dukora duhatana ngo tuzajya neza. Ndikumva nibwo twari tugeza nk'umunyarwanda we yavuze ati yarebye ukuntu umuntu wateye imbere mu kubaho abayeho. Umunyarwanda avuga ati umukire ijuru yarigezeho. Kandi ko iyo ubonye umuntu wifite mu kubaho muri sosiyete uburyo abanezero afite buri kimwe cyose mukumva mwese mwamera nkawe, mu by'ukuri umuntu ufite iyo mibereho ubona afite ijuru. Kwa mugani kuko hari n'ikintu bavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Urugo rwiza ni ijuru rito. Urakoze cyane umunyamakuru. Icyo kintu katwonye tucyanariza ngo ijuru rito baravuga ngo iyo bigisha ijuru baravuga ngo rigomba gutangirira iwawe. Ngo urugo rwiza ni ryo juru ritoya rishushanya ijuru. None se niba urugo ruto rw'iwawe cyangwa urugo rwiza rubayeho neza ruyobowe neza umugore n'umugabo n'abana rishushanywa n'ijuru rito. Ubwo abantu mu isi babayeho bakabana amahoro bakashaka ubuzima bakagira ibintu n'abantu ntabwo baba bari mu ijuru. Turangije kwa kuriye so ngo ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Bivuze ngo bantu badukurikira bivuze ngo tubanye amahoro twebwe muri sosiyete nkuko mu muco nyarwanda tugira icyo bita indangagaciro za kirazira zacu zituma tubana amahoro. Tugakora tukiteza imbere tukabana amahoro. Ubuzima mbega bugashyirwa ku murongo uburyo abantu bagomba kubaho. Buri muntu yubahiriza mugenzi we, ari ukubahiriza amabwiriza n'amahame bigenga igihugu, ari ukubahiriza amahame y'imibanire y'abantu. Urumva izo ngo zose zihindutse nziza ntabwo abantu baba bari mu ijuru. Icyo ni cyo abantu bagombye kwibaza. Ariko twabwiwe ijuru, igihugu cyitwa ijuru kirimo imihanda y'izahabu, kirimo uruzi rw'ubugingo rutemba. Niyo mpamvu abantu barabwirwa ngo icyo gihugu cyitwa ijuru batubeshye. Nukora neza uzanywa ku ruzi rw'ubugingo. Niba winyweraga Nyabarongo cyangwa Nyabugogo cyangwa amazi ya Yanzi, urumva bo barakwereka ko nukora neza ukitanga uzanywa ku ruzi rw'ubugingo, uzasoroma ku giti cy'ubugingo. Twifitiye za pome n'amapera n'amaronji n'iki bisanzwe. Noneho bakwereka ko igihugu cyitwa ijuru kirimo igiti bita igiti cy'ubugingo. Igiti cy'ubugingo uri kubyumva? Imbuto zacyo uziriyeho abaho by'iteka ryose. Uruzi rw'ubugingo, imihanda y'izahabu, amazu y'izahabu. Noneho Mutagatifu Anselme we ajya gukerera igihugu cyitwa ijuru kubera ko abera badutanze iterambere bakubaka ibihugu byabo mu buryo bukomeye cyane kandi abantu banabimenye. Buri mpamvu abera badutanze iterambere, ubundi umugabane wa Afurika burya niwo mugabane ugira klima nziza ibereye ubuzima ku buryo nta kibazo. Noneho kubera ko abantu batangiye kubaho muri Afurika ba mbere, hari abakurambere berekeje muri iriya migabane y'Uburayi na za Amerika na za Aziya, uri kumva, bavuye muri Afurika. Noneho mu gutunguka muri iyo migabane bahuye n'ingorane zikomeye cyane kubera klima yabo, bituma bavumbura. Burya abantu badukurikira ibyo babimenye, iyo umuntu ari mu bibazo bikomeye nibwo atekereza akabona ibisubizo. None wa musekuruza wasigaye muri Afurika we yari yibereye mu mashyamba atambaye, yirira imbuto, yihigira. Ubuzima bwari ubwo ngubwo, yumvaga nta kintu umutwaye, batambaye,
bihigira birira imbuto zo mu mashyamba n'iki. Wa wundi wakomeje agenda n'urubyaro rwe bashaka imibereho, reba biriya bihugu ukuntu bihorana urubura, nta ubuzima bwabo buba bukakaye pe, bugoye, imisozi yaho, klima yaho igoranye mu buryo bukomeye cyane. Noneho batungutse muri ibyo bice by'iyo migabane yindi, barakubitwa mu buryo bukomeye cyane, bisaba gutekereza cyane. Niba yarahuye n'ubukonje nka buriya, yagomba gutekereza kugira ngo abone ikintu kimwe yambara cyamurinda ubwo bukonje. Yagomba kumenya uburyo yavumbura umuriro, yagomba kumenya uburyo yahangana n'ubwo buzima. Niyo mpamvu badutanze iterambere. Noneho bamaze kurigeraho, bagarutse basanga twebwe tumeze nk'abasigajwe n'amateka. Abantu abirabura bakibire mu mashyamba na n'ubu baryarimo, batambara bibere mu mashyamba, batagira amazu, batagira imyenda, cyangwa mu nzu za nyakatsi n'abasayi, kubera ko klima yacu muri Afurika ari nziza, nta kintu twanye waba utambaye, nta kintu uwo muntu bimukoraho. Bamaze kubaka ya migi yabo neza, burya igihugu cyitwa ijuru n'iterambere bari bamaze kugeraho, barituzanira nk'igihugu cyitwa ijuru bagendeye ku buryo imigi yabo bamaze kuyubaka. Niba bari bamaze kubaka imigi yabo bakagira icyo bita kaburimbo, ino mihanda ya kaburimbo inyerera nyine, ibaze uwo mwera kuza muri Afurika agasanga twebwe nta n'imihanda tugira y'ibitaka, ari utuyira ko mu mashyamba no mu misozi. Iyo ufite inkoni cyangwa umuhoro ugenda ushakisha inzira, kukubwira igihugu kirimo imihanda y'izahabu, we ahise afatira ku iterambere bagezeho. Niba asanze tugondagonda twibera mu tuntu tw'amazu tugondagonze, tw'ibyatsi tugondagonze, bo bamaze kumenya kubaka amazu meza, birahagije kukubwira ko kugukumbuza igihugu cyitwa ijuru kirimo amazu meza. Ubyumva? Niba bari bamaze kuvumbura imyenda bwa mbere, bakagaruka bagasanga twebwe ntitwambara kubera klima twibereyemo muri Afurika, kukubwira ko mu ijuru bazambara imyenda, bakambara ibishura byera, kukwiba ni ibintu byoroshye. Urumva? Ni imigi yabo rero bari bamaze kubaka, bayigira neza. Bagarutse bayitubwira nk'ijuru, kuko twebwe twari tukiri babandi bibera mu mashyamba nyine no mu nzu zigondagonze. Kubyumva? Nuko barabituzanira, barabitwigisha, turabifata koko, turabyemera, twumva koko ari igihugu cyitwa ijuru, kirimo amazu meza, kirimo inzuzi n'imigezi byiza cyane. Urumva? Nuko ariko ibyo byose yari amaco yo kugira ngo batwibe umuco, batwibe amateka, batwibe ubutunzi, batubwire twebwe ko ibyacu. Noneho ururindagizo ruri aho ngaho, batubwira ko tuzabibona iryo juru, ibihembo batubwira tuzabona mu ijuru, tuzabibona nyuma yo gupfa. Ngo umuperezida umwe, niba ari umunyamerika, muri Amerika yaganiriye ngo na papa, aramubwira ati, agatekereza, aramubwira ati, mwebwe mubigenza gute ko mu abakirisitu mubabwira ibintu bazabona, bakabakurikira, bakabayoboka, kandi bakabaha ibyo bagomba kubaha, ntibivumbure niyo atabibona. Ariko twebwe wajya ku perezida, ibyo wasezeranyije abantu ibeshye gato we kutabibona, baragutera, bigaragambye induru zivuga cyane. Bati rero noneho umupapa aravuga ati, rero twebwe ibanga dufite, twebwe tubasezeranya ko bazabibona mbere nyuma yo gupfa. Kako mwebwe mukabibasezeranya ko mwebwe ko bazabibona, bari imihanda, amazi, amashanyarazi. Ujya ku perezida ukavuga uti, njyewe mu myaka 5 ndanda bamaze kubazanira amazi n'amashanyarazi. Iyo imaze kwikuta mu myaka 10-15 rero, barakwataka bakigaragambya bati, ntacyo umaze, uratubeshye. Ariko abitwa ngo n'abakristo bayobotse ubukristo, barakwigisha, bakwigisha bati, itange, uzane ibi, wigore, ugira utya, ariko umenye ko uzayibona nyuma y'umuzuko, ibihembo, igihugu cyitwa ijuru, ibihembo uzayibona nyuma yuko. Uwo muntu rero uri mu bukristo, niba ubukristo bamuhombya, bamutwara ibye, za cumi n'amaturo n'ibindi, arinda agenda akava mu mubiri, azi ko we ibyo azabisanga mu ijuru nyuma yo gupfa akazuka. Uri kumva?
ubwo rero niyo mpamvu bantu badukurikira, igihugu cyitwa ijuru ni urundi rurindagizo twazanye. Noneho ukuntu ari ururindagizo twazaniwe, baranditse muri kiriya gitabo cya Bibiliya ndetse no mu bindi bitabo no mu ndirimbo zimwe amadini agira, batubwira ko nta gakondo dufite muri iyi si. Urumva? Ngo nta gakondo dufite muri iyi si, gakondo yacu iri mu ijuru. Urumva? Buriya bera kwari ukugira ngo tudakorera ibihugu byacu, tutabikorera ngo bitere imbere. Bakatubwira ko, ndetse bakanatubwira ko mu gihe gito cyane ibi byose turimo bizarimbuka, imperuka igiye kuzaba bikarimbuka. Rero ibyiza mumenye ko gakondo yanyu iri mu ijuru. Uri kumva? Gakondo yanyu iri mu ijuru, nta gakondo mufite muri iyi si. Hari n'indirimbo rwose abadive bafite ngo twabuze gakondo muri iyi si, ngo turabasuke turajya iwacu mu ijuru. Uri kumva? Turabasuke mu isi. Mu isi turajya iwacu mu ijuru. Ni ukuvuga ngo abantu babereka ko mu isi ari abagenzi mu bihugu byabo, ni abasuhuke. Muri iyi si turabasuhuke, iwacu ni mu ijuru. Ubwo rero umuntu yamaze gukora ko mu gihugu cyawe uri umusuhuke, nta gakondo ufite muri iyi si, ntabwo igihugu cyawe wagikunda, nta nubwo wanacyubaka ngo ugiteze imbere, kuko wavuga ngo n'ubundi ejo bundi bigiye kurimbuka cyangwa se tugiye kubita twigira iwacu mu ijuru. Kiriya cyari ikintu cy'ubuyobe gikomeye cyane, cyirindagiza myumvire ku bantu bakurikiye kiriya gitabo kitwereka ko hari igihugu cyitwa ijuru. Uri kubyumva? Abantu baruturindagiza gutyo ku buryo umuntu adakunze igihugu cye, avuga ngo n'ubundi gakondo yanjye iri mu ijuru. Abanyamadini bavuga. Uri kubyumva? Ubwo rero igihugu cyitwa ijuru, abadukurikira, ni igihangano cy'umwera. Rwose mukorere igihugu cyanyu, mucyubake, mwiteze imbere, naho icyo gihugu rwose ndabarahiye. Noneho weho tuvuze ku ijuru ry'irihimbano, ijuru nyaryo. Noneho tukiri kuri iryo juru ry'irihimbano, nanjye ubwanjye nkiri mu bukirisitu narabyigishije. Nabaye umubwiriza pe ukomeye, akoresha amaseminari. Ndibuka nije gukoresha seminari, nigisha abantu igihugu cyitwa ijuru, ahantu mpagaruke. Urabona hari igice kimwe cy'abanyarwanda bari batunzwe n'umwuga wo kubumba. Yego. Urabizi twese ndabaza twatetse mu nkono, cyo bita inkono. Ni igikoresho abanyarwanda bakoraga nyine kibumbye mu ibumba. Inkono wenda abato bashaka kuba batazi ko inkono ni igikoresho gikoze mu ibumba abantu batekagamo. Noneho twigishwaga ko abantu bazajya mu ijuru, cya gihugu cy'ijuru kirimo abamarayika n'Imana n'umwuka wera na Yesu, n'uruzi rw'ubugingo n'amazu meza n'iki n'imihanda y'izahabu. Ngo twabyirwaga ko tuzarya umutsima watetswe n'abamarayika. Urumva umuntu ukubwira ijuru gutyo ngo tuzarya umutsima watetswe n'abamarayika mu nkono y'izahabu, mu gihe we waryaga wenda umutsima utetswe mu cyungo. Iki ngiki cyabumbwaga na bene wacu b'Abanyarwanda, igice kimwe cy'Abanyarwanda. Ukumva wowe umuntu akagukumbuza icyo kintu. Noneho ijuru rero, iyo batubwira ijuru, ibintu byinshi aba ari uduhenda abana. Icyo bita uduhenda abana ni ibintu bimeze nk'uduhenda abana, ko tuzarya umutsima watetswe n'abamarayika mu nkono y'izahabu. Noneho bakakubwira ukuntu nujya mu ijuru, wumve nawe ngo hari indirimbo abantu bazajya mu ijuru bazaririmba y'abacunguwe, itazwi n'umuntu wese uretse abacunguwe nibo bazayiga. Wumva icyo gihe ako gahenda abana, ngo abantu nibagera mu ijuru bazaririmba indirimbo y'abacunguwe, baririmbane n'Imana na Yesu n'abamarayika. Ukibona wowe fata iyo shusho, wibone wageze mu ijuru, Imana ihagaze aha, Yesu ahangaha n'abamarayika. Ngo abantu bazaririmba indirimbo y'abamarayika, ngo Yesu ngo aririmbe soprano, ngo Imana ikubitemo bass.
urumva ako gahenda abana wakumva ukuntu uzajya mu ijuru ukaririmbana n'Imana na Yesu n'abamarayika ukavuga uti rwose ntakoreye ijuru nzarijyemo nta kintu naba nkoze. Urumva iryo juru rero ry'igihangano atubwiye rwose ritariho. Urumva kuko n'abatubanzirije nta hantu barigaragarijwe ntaryo babwiwe. Ni igihangano cyazanywe n'uwo mufilozofi witwa Mutagatifu Anselme ararikereya baryandika mu bitabo mu Isezerano Rishya bararyandika abantu bazajya mu ijuru nyine ko Yesu yanarigiyemo azanagaruka akaritujyanamo. Noneho ubwo batubwiraga ayo mazu ari mu ijuru ngo ayo mazu Yesu yagiye kudutegurira mu ijuru ngo ni inzu izaba yubatse isize amabuye ya safiro. Safiro ni ibuye ry'agaciro rikomeye cyane n'amazahabu. Ngo inzugi zigize izo nzu ngo ndetse ngo umukiranutsi ngo azaba afite icyumba cya metero 9 ku 9 ko ari nawe yasobanuye wa muntu z'abadventiste icyumba cya metero 9 ku 9. Urumva ngo inzugi zizajya zikubona ngo zikingure ngo zivuga ngo weru. Ndabyumva ariko ikintu kinangaza ubu kubw'iterambere abantu bamaze kugira amazu. Nje nabonye kuri YouTube niho nabonye umuntu w'umunyarwanda ufite inzu ya mbere mu Rwanda arimo atambagiza umunyamakuru amwereka aho buri kimwe kimureba systeme y'isura cyabona inzu zizabona isura yawe zikahita zikinguka. None se ubwo icyo gihembo cyo mu iyo nzu yo mu ijuru cyari igihembo ku bantu bazajya mu ijuru. Baratubwira ngo tujya mu ijuru tuzambara amakamba n'inyenyeri z'izahabu. Abana b'isi abasirikare ba kera barazambaye amakamba yarambawe. Urumva gusa ngewe niba umwana w'isi umwana w'umusirikare w'isi yarambaye amakamba n'inyenyeri z'izahabu ubwo ngewe wambwira ngo mu ijuru uzamemba izahabu n'ikamba bimeze gute? Niba uzambwira ngo mu ijuru ngo tuzambara ibishura byera wari wabona abasilamu bari imaka ugira ngo ni ijuru bambaye ibyera bari imaka ibyo bana ibyo ni bafa none wumve wa Mutagatifu Anselme makereye cyo n'uburyo ijuru rizaba rimeze yafataga bwa buzima bw'abantu bamaze gutera imbere baza batubwira ko ari ryo juru ibishura byera kuko nitwambaraga kuko igishuro cyera wowe utambara wakumva ko kari agashyuza uzabona mu ijuru. Nimwe twambaraga imyenda y'impu wiyambara uruhu rw'inyamaswa umuntu akakubwira ko uzambara igishuro ikanzu yera akakubwira ko uzambara inyenyeri n'ikamba utanambara wowe nta n'ikintu unambara. Si ikintu cyoroshye kugushuka. Uzagenda ku mihanda y'izahabu ugenda urwana n'imicaca n'ibihuru mu mayira ni ikintu cyari cyoroshye kukurindagiza kubw'iryo joro. Noneho rero nukuvuga ngo ibyo twigishijwe nk'uburenga kamere tubwirwa mu ijuru tuzahabwa. Ndetse no muri Bibiliya baranditse ngo Pawulo yaravuze ngo bamubaze avuga iby'ijuru ngo iby'amatwi atigeze yumva iby'amaso atigeze abona wumva aho hantu iby'umutima utatekereje ngo nibyo Imana yageneye ngo abayizera. Urumva rero noneho umudivantiste bari indirimbo ya Muzamagana yaririmbye ngo ko tujya tuvuga iby'ijuru tukavuga amakamba tuzambara n'amakanzu tuzambara n'imihanda izabo tuzagendamo ari ukugenekereza kuzabayo bizaturiki. Iyo ndirimbo Muzamagana 2 barayifite ivuga gutyo ko tuvuga iby'ijuru ari ukugenekereza. None se bavandimwe batukurikira niba koko n'abanyamadini bivugira ko ijuru ari uko barigenekereza icyo kintu kirahari ngo icyo gihugu kirahari ntacyo ariko ushaka kugenekereza ko bati tubone ibyiza by'abantu mu isi ese Imana ibyo mu ijuru byo bimeze gute? Kubera ko rero ubundi abantu bikwe ko ijuru bamba Imana ni ikinyabubasha kidafatika. Ni ikinyambaraga kinyabubasha kidafatika sibyo kitagaragara kitanafatika. Urumva ntabwo rero ibyo biremwa iyo Mana y'inyembaraga y'inyabubasha idafatika itagaragara ntabwo yo yajya kuba mu gihugu gifatika kigaragara gifatika cy'imihanda y'izabu n'amakanzu n'inyenyeri n'amakamba n'amajaride n'uruzi rutemba. Icyo gihe ubufashe iyo Mana uyisigira umuntu ubu yihaye ubuzima bw'abantu n'abazabana nk'uko ubuzima bw'umuntu tubamo. Byakabaye ijuru ry'umwuka byakabaye ijuru ry'umwuka kuko n'Imana ni ikinyambaraga cy'umwuka.
ntabwo rero wakarishushanyije, niyo mpamvu abanyamadini barigerekereza bavuga ngo ni ukugenekereza, iryo juru ntaririho rero. Noneho abakora neza se ntabwo bazahembwa? Abakora neza dore rero ukuntu umunyarwanda we ukuntu yari umuhanga, afite ari mwene Imana ko burya umunyarwanda ni mwene Imana. Ubundi umunyarwanda yakwerekaga ko ineza uyisanga imbere. Yego, ngo gira neza ineza uyisanga imbere. Ndi kubyumva? Ubundi twebwe abatubanjije ukuntu bafataga icyo ngicyo cyitwa ijoro, urabona twari dufite ibirunga. Yego, twari dufite ibirunga, harimo icyitwa harimo Nyiragongo kikiruka, harimo ibyazimye bya Nyiramuragira na Karisimbi na Muhabura. Uri kubyumva? Abanyarwanda bo baravuga ngo nukora nabi, wumve ngo nukora nabi muri sosiyete uzajya mu kirunga gihora cyaka cya Nyiragongo. nukora nabi uzajya mu kirunga. Ako kantu ngenda kazi naragasanze mu myaka mfite. Nukora nabi uzajya mu kirunga, bagatongera umuntu ushaka gukora nabi kazajya mu kirunga, kuko ikirunga nicyo kibamo kigira ibikoma za maguma, ibintu by'umuriro. Buriya nituvuga kumeruka, ngo umuriro w'amazuku, buriya abera bari bawukomoye ku birunga iki cya Nyiragongo. Biriya nibyo bita amazuku. Amazuku ni ibintu by'ibikoma biva mu kirunga bikatotombera bikatomboka kikaruka nyine. Noneho bakakubwira ngo nukora nabi uzajya mu kirunga cya Nyiragongo, kuko cyo nyine giwa cyaka uzababara. Ariko ngo nukora neza uzajya muri Karisimbi, kuko Karisimbi ni ikirunga kitaka cyazimye kiriho amasimbi. Bumva ko ari ikirunga cyiza nyine. Urumva? None ari kabera bo bati nukora neza uzajya mu ijuru, nukora nabi uzajya Gehinomu. Wabyumvise? Ubundi Gehinomu bavuga biva ku cyo bita Gehinomu. Bivuga Gehinomu rero ni ikibaya, ari ikibaya ubwo Abisiraheli Abayurayo basubiraga iwabo, ubwo Yerusalemu yasenywaga muri 70, isenywe n'Umuroma witwa Titusi. Barayisenye barayirimbura, ari nabwo bajyaga mu bunyage nyine. Bagarutse mu kubaka Yerusalemu, amatafari babumba amatafari kuzubaka Yerusalemu, habaye ikintu cy'igisimu nyine gikomeye cyane. Noneho icyo gisimu nyuma ngo bajyaga bajugunyamo imyanda ivuye muri Yerusalemu. Noneho iyo myanda bakajya bagira igihe cyo kuyitwika. Yego. Urabona nka cya kimoteri cyabaga i Nyanza, hari ukuntu babitwikaga bakaba babitwika byaka nyine. Noneho iyo Gehinomu icyo kibaya cyahoraga kirimo umuriro kubera imyanda iva mu murwa wa Yerusalemu itwikirwa aho ngaho. Noneho mu kwandika ya Bibiliya no kutubwira iby'ijuru n'abazarimbuka, abazahembwa ijuru n'abazarimbuka, bakakubwira ngo umuntu ukora nabi azajya muri Gehinomu. Ni cya kibaya cyari kirimo cyatwikirwagamo imyanda gihora cyaka nyine. Ukumva? Noneho abakora neza bakabwirwa ko bazajya mu ijuru. Wumve bihuze na bya bintu by'Abanyarwanda cyangwa by'iwacu mu Rwanda, ngo uwakoraga neza yari kuzajya muri Karisimbi. Ni ikirunga kitaruka cyatuje kiriho amasimbi hejuru, kiriho amasimbi. Ukora nabi we azajya mu cyanya, ukora neza azajya muri Nyiragongo kuko gihora cyaka. Abyumvise? Nuko twebwe Abanyarwanda twafataga uburyo abantu bazahembwa. Yego. Bamwe bazajya mu kirunga cyaka kibabaza, abandi bajye mu kitaka cyiza kiriho n'amasimbi. Ibirunga biriho amasimbi hejuru, biriho inyanja, biriho ibiyaga, usanga ari ahantu ho gutemberera heza. Ubwo rero none se kankubaze. Yego. Ni ukuvuga ngo ukuri kubivuga, tuvuge niyo hari abantu ushaka kugira ibyago, tugiye gufata abantu babiri. Hari umuntu witabye Imana wakoze nabi,
hari n'uhitaba Imana wakoze neza. Iyo tugiye kumutabara akenshi uvuga ijambo aravuga ngo uyu yakoze ibyiza agiye mu ijuru, ariko ku ruhande wenda ugasanga hari uwakoze nabi, nubwo bavuga ko ntawe wavuga ko yakoze nabi, ariko bati ibyaha bye agiye mu kuzimu pe, Satani aramutwaye. Kandi tukaba twizera yuko nk'uwo Anselme cyangwa se wowe kuva Anselme kari wazanye icyo gihimbano, ariko abemera Imana bizera yuko nyuma hazabaho urubanza, wakoze nabi wakoze neza. Ese urwo rubanza ruzaba? Yego nyine, ibyo nyine byanziye aho ubukoloni butuzaniye ubukirisitu na ya Bibiliya nyine irindagiza abantu. Tubonye ko twebwe mu gihugu cyacu, mu muco wacu, nta gusa ariko mumenyamana riri hirya rizimije mu ntekerezo z'Abanyarwanda. Twari tuzi ko abantu nibakwa neza bazajya kwa Shyerezo. Kwa Shyerezo. Urumva? Kwa Shyerezo hejuru y'imitekerereze irenze umuntu. Urikumva? Noneho rero biriya bintu by'umuntu upfa wakoze neza, bati buriya rwose hari umuntu mwiza azajya mu ijuru, bakanamusaba no kujya mu ijuru. Undi bati uriya rwose azajya Gehinomu, yari umuntu mubi. Ye ni bya bindi nyine bakiriye bya Gehinomu n'ijuru, n'igihugu cyitwa ijuru. Wowe bisobanura gute mu byemerere yawe? Bisobanura gute? Ni ukuvuga ngo twebwe noneho mu bumenyi nyabwo, iyo upfuye biba birangiye nta kuzuka. Nuko ako kantu bakimenye kuko umuntu naryanya cya gihugu cyitwa ijuru kugira ngo abantu bakigemo, nuko ngo twari tutahavuze abantu, kuko umuntu wese kubaho anyura mu cyo bita urupfu. Ariko abantu bakabwira bakaba bagishwe ko abantu bakoze neza bazazuka bajye mu icyo gihugu cyitwa ijuru, sibyo? Bajye mu icyo gihugu cyitwa ijuru. Abakoze nabi bazuhukire ku Gehinomu, muri wa muriro utazima, kuri wa munsi w'urubanza. Kuri wa munsi w'urubanza. Ibyo ni ibintu bigishije abantu, bibajya muri mayindi ko babifata mu buzima bwabo. Niyo buvuyemo bahita bakiriya nk'umuntu yajya n'iki, ubyumva? Ariko mu by'ukuri tugendeye mu imenyamana ry'iwacu i Rwanda no mu bumenyi nyabwo, muri logike, twebwe twemera ko tugahamya ko iyo umuntu apfuye ibyo biba birangiye. Umubiri n'inyama n'amaraso. Umuntu nyamuntu ntabwo apfa. Hapfa umuntu w'inyuma, umubiri n'amaraso. Yego. Sibyo? Yego. Ariko umuntu w'imbere ntapfa. W'imbere ntapfa. Ajya he sasa? Uwo ahoraho. Ajya he nyuma ni ukuvuga twebwe rero icyo twemera, hari icyo twita isanzure. Isanzure ribayeho mu bifatika bigaragara no mu bidafatika. Niyo mpamvu umuntu abaho mu isanzure rifatika akiri mu mubiri w'inyama n'amaraso. Urumva? Atunzwe n'ibifatika, igihe cyagera cyo kuva mu bifatika akomereza urugendo mu bidafatika mu isanzure. Isanzure kandi riri mu isi, riri munsi y'isi, riri hejuru y'umuntu ufatika. Niyo mpamvu abantu nk'uko umuntu yatungutse mu kubaho kwe aturuka mu isanzure n'ubundi, niyo asoje urugendo asubira mu isanzure. Ntabwo ari igihugu cyitwa ijuru, mu isanzure aho ibiremwa by'umwuka biba mu mbaraga z'Imana. Waba warakoze nabi warakoze neza, waba warakoze nabi usubira mu isanzure. Nta hantu haba nkuko agateka ahantu tuhagaruka gato warakoze nabi. Ubundi gikora nabi ni iki? N'uyu mubiri w'inyama n'amaraso niwo ukora nabi bitewe n'aya mahitamo, sibyo? Niwo ukora ugaragara nk'uwakoze neza n'uwakoze nabi. Ariko mu buryo bw'abamenyi cyangwa se bw'abahanga, abantu basubira mu isanzure. Uwo muntu uri mu mwuka rero, izo mbaraga zisubira ubwo bugingo budafatika buri mu muntu bwambaye umubiri w'inyama n'amaraso, bwisubirira mu isanzure aho bwavuye. Ariko abo bantu, uwo muntu w'imbere, uburyo yabanye neza cyangwa se agafasha sosiyete n'iki, ashobora kuzatungukira mu bundi buzima, agafasha ibyaremwe mu bundi buryo.
nuvuga ngo nta rubanza rubaho cyane n'uruzabaho. nta rubanza ruriho. Urubanza rwa abantu barugennye bamaze kugenda igihugu cyitwa ijuru, aho mu ijuru hari igitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'urupfu. Bakabwira ko igihe kizagera Imana igacira abantu urubanza, ariko Imana ntabwo ari umuntu, ntabwo Imana ifite intebe nk'urukiko igira abacamanza n'ibitabo abamarayika bandikamo abakoze ibyaha n'abazahanwa. Icyo ni tekinike zabera kwari ukugira ngo arindagize abantu, turindagiriye muri ibyo gusa. Bivuga ngo iyo umuntu yageze wa muntu uturimo cyangwa ya roho twita roho yapfuye imuvamo ikajya mu isanzure, ikazongera ikazukira mu. Nayo mpamvu burya mu gupfa iyo umuntu yapfuye ashobora no gukurikirana ibikorerwa ku irimbi ry'umubiri, ababibona kuko umuntu w'imbere ntapfa, ahoraho. Tuzabiganira ku kintu cyitwa urupfu. Ahoraho. Uri kumva? Ubwo rero abantu bose bavuye mu mubiri bisubirira mu isanzure. Isanzure rero ni hirya y'ibifatika, ni icy'umuntu cyakabaye ijuru. Uko usobanura ijuru ni isanzure cyangwa ijuru ni isanzure. Isanzure rero riri hirya y'ibifatika. Ntabwo gifatika. Ntabwo ijuru rifatika. Ntabwo rifatika. Nta mihanda y'izahabu iriyo, nta mazu meza Yesu agiye kudutegurira, nta makanzu tuzambara mu ijuru, nta majaride tuzatemberamo mu ijuru. Oya, ibyo waba ufashe umuntu w'inyama n'amaraso ukamuremera igihugu nyine cyiza kirenze icyo wari ufite. Ahubwo icyo abantu basabwa, wenda dusozereza aha, ugomba kugira neza ukiriho, ukabana n'abantu amahoro, ibyo biguha amahoro. Noneho iyo ubaniye abantu amahoro, iby'Imana yaguhaye ukabitwara neza, bimwe yaguhaye ngo ubitware ubitegeke, iby'Imana yaguhaye kuri iyi si wibera mu ijuru bifatika. Iyo ufite mituweli, reka turebe ibintu ubuzima bworoheje. Ufite mituweli, ukaba ufite ibyo kurya iwawe, abana bafite amashuri, nta muntu urwaye, uba uri mu ijuru. Uri mu ijuru kuko definisiyo y'ijuru ni umunezero. Uretse ko bashyizeho ka tekinike ngo mu ijuru abantu bazanezerwa by'iteka, ariko umuntu uri muri sosiyete udafite ikibazo, utarwaye, ubanye n'abantu amahoro, aba afite ijuru. Uri kubyumva cyane? Niyo mpamvu umuntu ubayeho neza, abanyarwanda bavuze ngo umuringa ijuru yarigezemo. Noneho naho rya juru batubwiye ngo kwinjira ngo hari ahantu batubwiye muri Bibiliya ngo umutunzi ngo kwinjira mu ijuru ngo nuko ingamiya yakwinjira mu ngero y'urutirizo. Ndetse n'abantu basanze Yesu w'abatunzi baravuga ngo Yesu ngo ko twafashije abantu tukagira neza ngo hasigaye iki ngo tujye mu ijuru. Icyo kibazo umutunzi akibajije Yesu, ngaramubwira Yesu baramubeshyeye, ngaramubwira nyine we yamubwiye ngo iryo somo ngo biragoye ko umutunzi yakwinjira mu ijuru, ngo nuko ingamiya yakwinjira mu ngero y'urutirizo, ngo genda ufate ibyo utunze ubikwiza abakene, ngo uri bw'ijuru, ngo uzumurikire ngo iryo juru uzaba urikoreye. Nubwo uzaba urikoreye. Urumva byari ibintu niza mvugo na za tekinike ziri muri cya gitabo n'uburyo babeshyiraga Yesu bimwe na bimwe. Ibyo rero babikoze kugira ngo tudatera imbere, tutiteza imbere, tutubaka igihugu cyacu ngo n'imiryango yacu na sosiyete yacu. Kuko niyo bakubwiye ngo kujya mu ijuru biragoye, ndetse no gusiga byose, ngo genda ugurisha ibyo ufite ubiha abakene n'iki nibwo iryo juru uzaribona, ni ibintu bitumvikana mbere. Ubwo rero ijuru batubwiye ntaririho, ahubwo ijuru ni umunezero w'umuntu igihe ubayeho neza udafite ikibazo mu buri buzima. Bari kubyumva cyane? Noneho iyo abantu bavuye muri uyu mubiri bisubira mu isanzure, iyo baturutse mu itungukiro ryabo ryo kujya kwambara uno mubiri nyamwamaraso batunguka mu isi. Tugana ku musozo, Bwana Focus, ni iki wabwira abantu bafite imyemerere itandukanye nk'iyawe? Icyo nababwira abantu bafite imyemerere itandukanye wenda n'uburyo ngewe byanariza nasobanura ibi byigisho, uretse ko bisaba no guca bugufi muri wowe, ukemerera umutimanama n'uburyo ya majwi twabonye akorera mu muntu. Abantu bareke kurindagizwa no gusindagizwa
no kwigishwa n'abantu bize Imana mu mashuri. Kuko iyo ufashwa n'umuntu, iyo ubwirwa Imana ukigishwa Imana n'umuntu wize teoloji, ni ugusinagizwa n'indembe. Ni ugusinagizwa n'indembe. Burya teoloji nicyo bivuza, teo na lagos, ubumenyi, kwiga Imana, kwiga Imana. Buriya abantu biga teoloji baba bagiye kwiga Imana, kuyiga bakayigishwa ukuntu bazayibwira abandi. Urumva ni nko gusinagizwa n'indembe. Abantu bo bareke muri bo imiyoboro, hari imiyoboro iri mu muntu igomba kwaguka igafunguka, ugahabwa impano y'ubwenge, ukagenda usobanukirwa ntugumye kuba mu rurindagizo rw'iryo juru rw'uwo Yesu. Uku niko Focus asobanura ku gihugu cyitwa ijuru. Wowe ubyumvise ute? Tanga igitekerezo muri commentaire. Ndagushimira bwana Focus kuri Vumba Connect. Ukoze cyane n'abadukurikira, kandi Imana y'u Rwanda ikomeze ibane nawe. Ubutaha ntuzacikwe n'ikiganiro ku mperuka.